Urashaka kubaho mu buzima bwiza bukorere, urashaka kubaho muri future nziza cya fitire nziza, akazaza kawe keza, bikorere. Nta na kimwe kinanira umwana w'umuntu iyo ashyize ubwenge bwe ku cyo ashaka kugeraho. Byose ni mu mutwe. Banza udesine ubuzima bwawe bw'ahazaza uko ushaka ko bumera, uko akazaza kawe kazaba kameze, ubundi ubisengere. Imana izagucira inzira, izakwereka icyo ukwiriye gukora. Muranyihangana nicaye hanze, hari ahantu umwana yagiye muri vakanse, ubu naje kumutora ntegereje ko bisi iza. So nimwumva urusaku ndi ahantu ku muhanda aho bisi iri, ndi kuri egirize ituranye n'umuhanda. Ubwo rero nimwumva urusaku je m'excuse vraiment. Back to the video. Akazaza kawe ni wowe ugakorera. Byose bitangirira mu mutwe, byose ni wowe bikorera. Nta muntu uzaza kugukorera akazaza kawe cyangwa kukuremera ahazaza hawe. Ubuzima bwiza ushaka byose bizaturuka mu mutwe wawe. Niwicara ukumva ko mfite famiye nziza, barakize, ni ayabo, wakoreye ayawe mbega. Korera akazaza kawe, gategure neza. Niho abantu bakubaha, niho abantu babona ko nawe uri umuntu. Ariko niwicara ugatega amaboko, Imana yaguhaye amaboko ngo uyakoreshe, Imana yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe. Hari benshi badafite amaboko kandi bagakomeza bagakoresha ibyo Imana yabahaye. Imana yaguhaye ubwenge, kuki utabukoresha ngo utekereze ahazaza hawe mbega? Uzasubiza iki nugera imbere y'Imana ikakubaza ubwenge yaguhaye icyo wabukoresheje? Uzasubiza iki nugera imbere y'Imana ikakubaza amaboko yaguhaye icyo wayakoresheje? Uzasubiza iki imbere y'Imana amaguru yaguhaye icyo wayakoresheje? Koresha ikintu cyose ufite utera imbere. Ntabwo mvuze, hari benshi bumva umuntu avuze ngo koresha icyo ufite bakumva ko ari ubusambanyi. Ubusambanyi ntabwo ari buteza imbere, ubusambanyi buguteza indwara ahubwo. Ugasanga urimo urigurisha ngo ni amafaranga meza. Amafaranga meza yego urayabona menshi, ariko nayashirira mu baganga iyo utarebye neza, kandi ntabwo amara kabiri. Urayabona ugatangira kugura imyenda myiza, ugakura izo nkweto nziza, ugakura amasakame meza, ugasanga ntaho ugeze. Ariko iyo uyakoreye wumva imvune ukuntu abayafite bayavunikiye, ukabasha kuyakoresha neza, ntukore gaspillage. Ndabinginze inshuti zanjye, nimukoreshe amaboko Imana yabahaye. Reka kugirira undi muntu ishyari. Iyo nta kintu ufite niho utangira kugirira abandi ishyari. Reka kugirira umuntu ishyari kuko ntaho uzagera. Ishyari ntaho rigeze umuntu. Ariko iyo wirengagije iburyo n'ibumoso ukareba imbere yawe, ugera kuri byinshi. Uricara ukavuga uti ahazaza hanjye ndashaka ko hamera gute? Abana banjye ndashaka ko bazabaho mu buzima bumeze gute igihe batazaba barageza ku myaka yo kwitunga, yo kwibeshaho, ngo babe bakwikorera nabo. Ndashaka ko abana banjye bazasabiriza, ndashaka ko abana banjye bazabaho nabi, bazaba amayibobo cyangwa byose niwo bitegura.
sawa rero umunsi mwiza, iyi video muyisangize n'abandi, umwami abagirire neza, ko tuzasubira muri video itaha. Bye for now.